sinzi niba uwo mwiza utajya kuranga Imana ishimwe ndataye ntabwo hano doke kora tabaza ntabwo kirazira kikazirizwa ko umuntu agira impano adafite urubuto rwo kuyitunga. Umunyamasengesho nawe ufite n'ubwenge ufite iyo kurobanura bike imyuka n'urugero no gukora ibitangaza. Urugero arimo asenga ashaka imyuka mibi iteye umuntu yinjiye iwe ihahitana umwana, asanga uwo mwana n'urwo rugo imyuka biciyemo arabanza. Mbere ni urugo yanga n'uwo mugore w'umwana we batuwiteye ndagushimiye kabisa we yakumva rabu mutagatifu bakora kumwumvishije yari yaranzoze kabisa mwibyo we yagiye kufunga n'amasengesho y'imisizi byose arindira kandi na mugabo ari na mugabo mwumvishe nubwo waba ufite imana yo kurangira umwuka hari n'ibintu bicururiwe ku muntu ariko ubuze urukundo rwatunga iyo mpano ntacyo ufite igarere impano yawe ntakirya ariho wariwe wese mwarahose mwarundi mwamagana. Donc impano ni 9 ariko buri mpano ifite uwitunga. Nibwo muzumva umuhanuzi yasanga kandi yari umuhanuzi arebaho ku cyitwa mandiko ndatabaye arahanura akanandika iyo mutinze yari ku kibabe mwatraka ku musango wose awuca kandi yandiko iyo tegera imana nayo yaravuga aragiye kandi bikurite iravuga tu ivuze ariko mwari kumva yakoze umubere neza aramwita nose kandi yari afite impano pe niyo abantu bamuganiraho baravuga ati imana yagiraga impano kandi ntabwo muzi yabose kumama wose bigeraho afite ikintu bita amaso numva kandi ufite ukuntu muri tabera abantu imumva ko afite amaso imumva ko mukaba ko bajimerera sinzi utuntu mubavuga mbere ariko kubera ko yabuze urubuto rwitwa kwirinda impano yarashonje ishonje ikora nabi rero washonje wese aranavuga ukagarukira aho ngaho mumenye ko hari impano n'iki n'imbuto kandi no confused ibintu bacanye imbuto z'ukwazo n'impano zikaba haleluya amen. Ibyo mukora byose n'abatsamo kabera n'aruhawe mufite n'impano zawe ariko ngo mugire n'iki n'imbuto zawe. Haleluya amen. Kugira ngo tugire ikibesha noneho impano na nyirayo bazibone amerewe neza imana ishaka amen. Umunsi w'ejo n'ejo bundi ushobotse tuzaba ku bintu bibiri kuyoborwa n'umwuka yego n'uburyo bugera kuri butatu umwuka w'Imana uyobora kuko ni byiza ko tuyoborwa niko mu Bagalatiya havuga reka mva barazemo muhararane havuga ngo nuko rero niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa nawe ahandi avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ibamushyize na Yesu Kristo amen. Tugiye gusenga Imana cyacu wowe wakazaga ingongano ubwe tukabona ingingo uhoraho ubwe tugahinduka abana b'Imana ubwe tukabana n'abasaragana nawe kubwe tukagabanya imisozi tuba mu ijuru. Turagushimiye haleluya kuri uyu munsi wa 13 izina rya Yesu Kristo kandi nzababera so haleluya n'abantu zigera amaso yawe bafite ibyifuzo bitandukanye babihamishije haleluya n'abasengeye
gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ibi bimeze bityo nta mategeko agira ate. Tugarukire mu Bakorinto ba mbere 12. Duhere ku murongo wa 4. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimenyekana nk'uko buri munsi bafashwe. Umwe ahesha ijambo ry'iki n'ubwenge bw'uwo mwuka, iyo ni impano imwe. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, izo ni ebyiri. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, 3. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, 4. Undi agahabwa gukora ibitangaza, izo ni 5. Undi agahabwa guhanura, izo ni 6. Undi agahabwa kubarura imyuka, izo ni 7. Undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, izo ni 8. Undi agahabwa gusobanura indimi, izo ni 9. Mwumvise ko impano n'imbuto bingana. Ashaka kubabwira impamvu ngo bingana. Nuko niba mukomeje kugenda mu musoro. Izi mpano uko muzumvise ari 9, yego buri mpano mu mpano z'umwuka ifite urubuto rw'umwuka ruyitunga. Reka nkoreshe wenda irya. Buri mpano muri izi ifite urubuto rw'umwuka igira ite irya. Reka urwo rubuto rw'umwuka mu mbuto z'umwuka tubonye turwite regime. Buriya ziriya mbuto z'umwuka zose, byishimo, amahoro, kugira neza, kugwa neza, kwirinda, byose ibyo byose bavuze hariya. Muri ziriya mpano 9 buri mpano ifite urubuto ikoresha ngo ikore neza. Amen. Hakabigira iwawe yuko wenda yazivanga bibaye ngombwa, akagaragara ko Imana ikagaragara ko amasezerano. Umwigisha kirazira ko agera imbere y'iteraniro, kandi umwigisha abigisha buriya bagira Imana ibyara mu mizi. Iyo mwumvise yitwa ubwenge, nako kumenya, impano yo kumenya n'igihe y'ubwenge wishobora kuzana. Kuko cyane cyane yo kumenya iyo ukoresha aho muzi bari. Iyo mpano kirazira kuba neza imbere yayo mpano mbarakariye. Ninshaka mbenzi ibyanyu, ninshaka mbinabumvise ibyanyu, barambwiye uko umeze. Si byiza ko mpagarara imbere y'inzego. Ngomba kuba bafite isura nziza, ariko waba uza kugwa nguwe neza. Kandi kugwa neza ukaza kwerekana urukundo mpaka ndangije kwigisha. Niba mpamagaye n'abantu bo kwakira umwami Yesu, nkabahamagaza urukundo. Ariko hari umwigisha uzaza ibyo bintu atabifite. Afite kwigisha ariko ashaka, ariko nta mbuto zijyana nabyo. Abarakariye mpaka atangira izirangije. Yewe natwitse amafaranga yanjye mbese ntabayaranze. Niba mwanzi babaye ntabwo. Genda kaje nta soni. Umuntu ageze afata amafaranga yategesha se, niba mwayura imbere y'umusinzi, mwayuraya n'umusinzi. Niba uwo mwiza utajya kurangara Imana ishimwe. Kirazira kikazirizwa ko umuntu
adafite urubuto rwo kuyituma. Amen. Umunyamasengesho nawe ufite n'ubwenge, ufite yo kurobanura iki imyuka n'urugero no gukora ibitangaza. Urugero arimo asenga ashaka imyuka mibi iteye umuntu yinjiye iwe ihahitana umwana. Asanga uwo mwana n'urwo rugo imyuka biciyemo arabanza. Mbere ni urugo yanga n'uwo mugore w'umwana we. Batuwiteye ndagushimiye kabisa we yakumva. Ntabwo umwana kuvuga ko kumwumvishije. Yari yaranzoze kabisa. Mwibyo we yagiye kufunga amasengesho y'ibisizi byose arindira kandi no mukabo. Ari no mukabo. Mwumvishe. Nubwo ufite Imana yo kuranga umwuka, hari n'ibintu bicuruzwa ku muntu ariko uzi urukundo rwatunga iyo Mana. Ntacyo ufite igarere. Impano yawe ntakirya. Ariho wari wese mwaraho bose. Narundi n'abagabo. Donc impano ni icyenda ariko buri mpano ifite uwitunga. Nibwo muzumva umuhanuzi yasanga. Kandi yari umuhanuzi arebaho. Kuki twamwandika? Ndatabaye. Arahanura akanandika. Iyo mutinze yari ku kibabi mwatira kandi kumusanga wose akawuca. Kandi yandika. Iyo mwegera Imana nayo yaravuga aragiye. Kandi bikurike. Iravuga tu ivuze. Ariko mwari kumva yakoze umubere neza aramwita neza. Kandi yari afite impano pe. Niyo abantu bamuganiraho baravuga ati Imana yagiraga impano kandi ntabwo muzi yabuze. Kumama wasemeye nawe afite ikintu bita amaso. Numva kandi ufite umuntu muri tabera abantu. Imvuga ko afite amaso, imvuga ko mukaba ko bajimera. Sinzi utuntu ngo ariko kubera ko yabuze urubuto rwitwa kwirinda. Impano yarashonje. Ishonje ikora nabi rero washonje wese aranavuga. Ukagaragara aho ngaho mumenye ko hari impano n'iki n'imbuto. Kandi muri confused ibintu bacanye imbuto z'ukwazo n'impano zikaba ukwazo. Hallelujah. Ibyo mukora byose n'abatswa mu kabera n'aruhawe mufite n'impano zabo ariko ngo mugire n'iki n'imbuto zabo. Kugira ngo tugire ikibeshaho. Noneho impano na nyirayo babyibuhe bamererwe neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Umunsi w'ejo n'ejo bundi bishobotse tuzaba ku bintu bibiri: kuyoborwa n'umwuka yego n'uburyo bugera kuri butatu umwuka w'Imana uyobora. Kuko ni byiza ko tuyoborwa. Niko mu Bagalatiya havuga, reka mva barazemo muhararane. Havuga ngo nuko rero niba tubeshwaho n'umwuka tugiye tuyoborwa. Ahandi havuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ibamushimiza na Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusenga Imana. Uwo
bakwiriye kugira ngo uyu mwanya namwe uturindemo kugira ngo batagira ngo barangazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ube guhanga amaso n'imitima yacu ijambo ryawe kugira ngo turyakire kandi ukomeze kuduhembura, tugirire neza reka umwuka wawe agendanira ahantu akora imirimo n'ibitangaza kugira ngo abantu bose baje muri iri teraniro bacyase bahembutse, kandi umwuka wawe mwami akomeze gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twe. Ndagushimira ko uri itangiriro ry'imirimo myiza, ni wewe watangiye umurimo mwiza mu itorero ryawe, kandi ngo uzabusohoza kugushimira kwigiranira Yesu. Amen. Imana tugiye kuduha umwanya w'umugoroba komereze ibyashakazi ahera uyu munsi ko imbaraga duhabwa ukabera gaswaho imbaraga zishobora kugabanuka, imbaraga zishobora kugenda zidushiramo bigasaba ko twongererwa, ariko bibiliya yise kuzuzwa. Amen. Ndetse mbere yo gusoma ahandi hantu nibyo ko dusoma twibuke uko teri rivuga, icyakora muzahabwa iki? Umwuka nagira ate? Ntabwo bavuze ngo icyakora muzahabwa umwuka, imbaraga nziza. Bivuga ko imbaraga zitazana umwuka, nyamara umwuka azana imbaraga. Iyo ni puwe ya mbere igaragaza ko umuntu akwiriye guhora yuzuza. Haleluya, haleluya. Uko umwuka manutse duhabwa iki? Imbaraga. Icyo cyumvikanye ku bantu ba kera bamwe twaganiriye umwuka yajyaga bazaho, bamwe akabatindaho, abandi akabakoresha igihe runaka gitoya, nabo dusanga haragiyeho kugabanukirwa. Urugero, abacamanza ibice 15 tuhasome mwumve. Kandi Uwiteka aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica mwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukura iriba Lehi, amazi amudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahenguka. Icyo cyatumye hahembwa Enakore, hari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 mu gihe cy'abashyitsi yawe, ari umucamanza w'Abisirayeli. Yesu ashimwe. Aha hatwereka yuko Samusoni yarwanya intambara kandi mu mbaraga z'Imana. Mwuka yamuzagaho uhereye mu gice cya 14, kuko urugamba rw'Urwanda rwatangiranye no gufata ingunzu 300 no kwihindurizo yazo no gushyiramo amafumba y'imiriro. Urwa kabiri rwabaye rwo kwica abantu nyine bamaze kwegerana uhereye kuri sebukwe n'abaramure. Wa gatatu rwabaye rwo kwica abantu bamusanze mu isenga y'igitare cya Etamu. Uru rero uru ni rwo rwabaye rwa kabiri rukomeye, ariko yishe abantu benshi abicisha umusaya w'iki w'induru. Ibirogo birangiye agwa umuruma, arananirwa, yumva arapfuye kugeza ubwo ati Uwiteka Mana. Avuga ijambo icyamba abakozi b'Imana bose b'abanyempano bajya barikoresha, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe. Usomye hariya wamenya ko ari we bivugaga, ririya jambo ryumvise wamenya ko ari we bivugaga, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe. None urebeye mu maboko y'abatakebwe, aho niho hagaragaza ko ari we bivugaga. Rero ubundi mu bintu by'Imana hose bishobotse wajya wirinda kwivuga n'umwa jyewe nijye wasengeye abarwayi, ntibutse kugira ngo ahangize abarwayi, hari ahantu birukanye badayimoni. Tuvuga uti hari umukozi w'Imana barakoresha ibyo nyine abadayimoni baragenda, si ngombwa bimwe bariho cyane. Umuntu wese watangira gukunda gukoresha jyewe mu bintu by'imirimo y'Imana agwavuga, kandi bimuvuga. Nzi benshi bagiye barengeje. Nuko uwo munsi Uwiteka amufukurira iriba, aranywa umutima urahenguka. Igice cya 16
tugikurikiraho kitwereka yuko amaze guhungira hariya muri kiriya gikombe kwa Delila yahageragejwe kuhicirwa inshuro ye. Bwa mbere bamubohesheje isuri mbisi zitaruma, bwa kabiri bamubohesha amajugunya mashyashya ataragira icyo ahambira, bwa gatatu baboha imisatsi ye ikintu cy'ikinweri kirekire kirereta inyuma bakiziga ku ruhambo, bwa kane baramuboha. Aho hantu twasoma ko yongeye kwikorera cyangwa yumve ko umwuka gihari ngo asanga yamuvuyeho. Ariko niba cyahagaze muri sale abakozi ba Dagoni basereburetinga ko bashyikiriye umwanzi wabo, ni mu mwibuke, ni mu mutekereza ahagazeho hagati, kandi ibyo byari bifashwe mu mwanzuro n'umuyobozi w'icyo kintu kimeze nk'itero cyangwa nk'itorero, ngo arababona mugende muzane wa mwanzi wacu aze hano dushimire Dagoni yumva. Umuntu agafata ijambo agashimira Dagoni bagahita baramutura, undi agafata ijambo agashimira Dagoni bakayigira ikorasi. Samusoni ngo ari hagati y'abagabo babiri bamuboshye bamufashe guca amaboko yombi, ngo ageze aha arababwira ati kurabizi n'ikindi nta mpamvu yo kumva, nimwicare mukurikire ibintu nk'abandi, ubwo nageze aho ngaho umva sinenda kumva. Maze ngo bamaze kumureka abwira Imana ijambo mu mutima, aragira ngo Uwiteka Mana, uyu munsi mpagaze mu iteraniro rihimbaza risingiza Dagoni, nakagombye kuba mpagaze mu iteraniro rishira imirimo wakoze. Ibi ndabizi ko ari intege nke zanjye kuko natinze kwa Delila cyane. Uyu munsi mbabarira umpa imbaraga nke, ntumpe izingana n'izo nakoreshwa mu gihe cyashize, mpa nkeya gusa nshobore guhorera amaso yanjye bamugoye, kandi uyu munsi nibura bimenyekane kuri Imana. Mfane n'abantu iryo jambo riri gukomera ibamo rivuga ngo mfane n'abantu. Ntabwo se zaje zaraje maze ngo fata iyi nkingi ajya afata n'iyi mbaraga ziraza ko ziza mu kazi kandi akazikanda buhoro ku buryo bari mu gitendo batemera. Ukanda inkingi ya fera beto ifite wenda niba ari epesiyeri, niba ari forme kare cyangwa rectangulaire, ariko yari ifite na forme circulaire, ubwo byari bikora ifite riyo na diametre. Iyo nkingi ukayikanda kandi abantu bari ahantu yawe kari na data we hanyuma ikagenda irekura hejuru kuri dai ikagira urukika fera beto zikajya ukagira urukika ukazivuna izo mbaraga nyamara zari zamushiranye. Bakristo bene data, ntabwo uyu mwuka wera twemerewe kuwumenyera ngo ugire ngo watijwemo byararangiye. Reka da, icyo gihe wazashiduka wapfuye nabi wapfuye uhagaze. Ibi bisaba ko dusubira kuzuzwa, ibi bisaba ko dusubira kuri charge, gucaginga. Haleluya! Kuzuzwa. Ntabwo yuko tuganira itandukaniro ryo kubatizwa mu mwuka no kuzuzwa umwuka wera. Imana ishimwe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice byaho 5. Dusome umurongo wa 30. Uwo Yesu wa 30. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Aho mugende muri Luka 8
Luka 8:46. Luka 8:46. Yesu aramubwira ati ariho umunzeho kukomeye ko imbaraga igizite. Nimugoroba w'iki ababwiye ngo uyu munsi mu bintu turi buvuge turavuga muri ikintu bita ubushobozi bw'imbaraga cyangwa imbaraga n'iki n'ubushobozi. Ibyo bintu abantu barabyitiranya, yego byagirana isano ariko si bimwe. Imbaraga n'iki n'ubushobozi, mu gifaransa force cyangwa puissance. Amen. Imbaraga zishobora kuba zihari, yewe na nyirazo akazerekana. Ndavuga uwo zirimo, abantu bakaba bazi ko rwose agira imbaraga, banamureba ahagaze n'imbeshyo iriho bakabona afite imbaraga, bareba ukuboko bakabona afite iki? Imbaraga. Ariko yakenera, yagera ahantu hakenewe ubushobozi akabona. Ufite nta n'ukundi wasobanura ubushobozi. Ni ubushobozi ni imbaraga zikomeza. Ufite puissance ni force continue, ni imbaraga ziresista, ni imbaraga zitananira. Abagabo bari aha ngaha ababashije no kugira urugomo gakeya kera batari bakizwa, bakiranye bateye ibiziga, bashoye inka, mwakomatiye amazi mukura inka nyinshi. Mwabonye akagabo k'ibiro 39, 41 katarenze 50, kizirika ku muntu nkanjye rero 103, kakamuzutaguza, kakamubiza icyuya, kakamuvugisha amangambure kugeza ubwo ati wamanuka mu muhanda gusa ukumva gahunda y'abatuni na za tewe na za buriya bwose n'amazidari zimwe zakoresha kuri benshi cyangwa zaca ngo kane n'imiti y'abanaga ukaba wabikora ukunye mu modoka utiriwe ujya hanze. Hakaba n'izindi za katere fwa katere bigusaba gusohoka ugakaraga icyuma kiba mu mapine, ubwo imodoka bivuye hasi yewe bikabibaye ikisi uyoboye ukuntu bigendekeye kwegera rinete nk'izi zikamuvamo zikameneka, montire akazikandagira urimo, isaha y'ishene hasi hariya. Ariko ubukwe bwe bwapfa yapfusha ubukwe kane, yapfusha ubukwe kane gusa. Ati ndababonye de umwana w'umunyarwanda kandi babambwiye ngenda kuva mu muryango remezo barabambwiye bagiye sure mu barenzi none ahantu akaba yagiye. Ubushobozi burabuze. Twabonaga imbaraga zijegeza intebe, zivuna ibintu, zibyina ahangaha umukobwa atumuka guhanga agasima, ariko urasaba ubushobozi n'isi kubanye bibi kugira ngo ugaragaze ubushobozi. Iyo uvuzwa amagambo ukarekerwa ntabwo icyo gihe ugaragaza kuzuzwa, kwereka ubushobozi. Naho indimi zo wazivuze kenshi turanazize kuzivuga zivanzemo n'ibingana ryinshi rwose, cyangwa icyongereza cyinshi, ariko zo mu ijuru izo twazikundisheho kenshi. Urabona hatari urasebye umugore abuze urubyaro mumaze imyaka 5 ntayivuyemo, aha arasabwa ubushobozi. Rero urava hehe? Urava ufite umuhamagaro kandi
ntiwemewe bawanze ngo ntawe ugira bavuga ubuntu bw'ubuzozi ugira bati vuga uvuye aho nta nzozi urabigenza utajyayo harasabwa ubushobozi ugize shomaje baye prolonge iranzi baye ndende kabisa abana ntibajya ku ishuri bakwirukanye mu nzu urabigenza utese aho ntabwo hakora indi mirire ntajuke hakora ubushobozi. Hallelujah. Tujye muri Samweli wa mbere mwumve hajya mucamo tuhasanga aya magambo turagarukaho. Tujye muri Samweli wa mbere ibice byabo 17. Samweli wa mbere dusome duhereye ku murongo wa 53. Abisirayeli bahera ko barekeraho kwirukana Abafilisitiya baragaruka basahura urugero rwabo maze Dawidi yega igihanga cy'Umufilisitiya akijyana i Yerusalemu ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Icyo nshaka kuvuga hangane nshaka kuvuga ijambo ryitwa kuzana igihanga i Yerusalemu intwaro ukazibika mu ihema. Ibi bintu byombi ntabwo wabize nibyo